Karibu ni karibu. Sabe? Oh, sabe. Salamu. Nani? Brali ukishe bana. Ya, nikaanze kabisa. Papa, karibu. Karibu. Sasanze. Ayambia kuri buze. None bwo. Ndabona umeze neza wawe hano ni naje ngeyi ni ibintu by'amakamera niko nari ariko kabisa ariko nagira ngo ari ikibazo nshaka kubaza kimwe ubundi uri muntu ki nagira ngo tubwire abatureba nyine nde muri bira sawa bakunzi basuye umuntu w'umucuranzi ndi umuhanzi nitwa Etienne G. Iyo G mwumvaho ni gitari ni ubuzima bwanjye ni ibiryo byanjye niyo mpamvu rero nitwa Etienne G. ariko amazina y'ababyeyi nitwa Tuyikuze Etienne. Sabe rero ubwo Sabe ariko nta kibazo reka nkwibarize akandi kantu hanyuma ubundi mu buzima bwawe bwa muzika wawutangiye ryari wabwira nyine muzika byatangiye nibura muzika nakuze nyikunda urambikunda mbyiyumvamo ariko bitewe nyine n'ubushobozi umuntu aba afite hari igihe urastrugglinga nyine kugira ngo ugereyo. Wabitangiye kera wabitangiye gute icyo gitekerezo cyaje gute mbega niki cyagusunikiye gukunda muzika gutyo muzike sinigeze ntekereza ko muzike hari wenda ikindi kintu cyatuma umuntu wenda amenya ariko kuyikora nuko nubyiyumvishemo numva ndabikunze kubikunda ku buryo kera ngiye numvaga umuntu acuranga gitari kuko ariyo namye nkunda numvaga umuntu acuranga gitari amarira akaza nkiri umwana muto no kuri ku Imana simbesha imbere y'abantu narariraga amarira akaza noneho byaragezaho ndavuga nti se ngewe naba sindi umuntu nta kigenda ku buryo numva muzike nkarira nkura mbikunda ngeze aho wenda bya birebire cyane ariko narabikunze. Amafaranga ya mbere nakore naguze gitari niyo mpamvu nawe uri iruhande rwanjye nubwo wenda atari kwibona ariko gitari mba ndi kumwe nayo isaha ku isaha igihe cyose yamba ndi kumwe nayo pe. none se nimba atari ibanga amafaranga rero yakoreye mu ki kugira ngo ubone amafaranga aguze gitari ngiyo ubundi nubwo wenda nkora ubundi gukora muzike cyane ubundi nakuze ku ishuri wenda abantu banzi nakuze ndi umushushanyi guhera nk'umwaka wa kane primaire nakuze nshushanya kugeza secondaire washushanya wenda igishushanyo nyine n'icyo umuntu aba yakoze ariko umva ndagerageza ndabikunda gushushanya nibyo bintu byatumye ngura gitari ya mbere kuko nabikoreraga abarimu ku ishuri bakampa amafaranga mbese ntago nigeze mbura amafaranga niyo mafaranga ya mbere naguzemo gitari ubwo nyine byabereye sinasobanura uburyo nayakoreyemo ariko byari 15,000 nyigura gitari y'urubaho isa nka hano ya triplex nyigiraho gutyo ngenda nzamuka ubwo wenda sinzi ni gutyo byaje. none se arakandi kabazo nshaka kubaza hari indi ibihangano byawe byari bwasohoke cyangwa bimeze bitewe kugeza iyi saha ubu ngubu ntago nari recordinga muri studio ngo isohoke ariko hari muri studio sindayivuga izina ariko hari muri studio ubu ngubu ntirasohoka ariko ntago nahise nihutira cyane guhita nsohora indirimbo vuba kuko hari urwego numva nshaka kuzasohora indirimbo imeze
ari indirimbo nyine wavuga ko wayiha n'umuntu akayumva akanayikunda. Gusa ndazifite indirimbo nyinshi cyane pe zanjye, ariko nkanakora n'iz'abandi, izanjye nazo zirahari. Ndabona rero iyo kitare yawe urayikunze cyane, ushobora kutwumvisha akantu gatoya? Iyi ngiyi ni inshuti yanjye iyo nkozeho turaganira. Yego, hari akaririmbo kanjye, ni akaririmbo k'ubukwe nahimbiye nyine, ndi kuvuga nyine nk'umuntu ushobora ari ndi nko mu mwanya w'umugeni. Umugeni yavuga iki nyine, nishyize mu mwanya w'umugeni ndavuga ni ese reka abantu bose babone, ni indirimbo yitwa Babibone, abantu bose babone ko nyine natomboye. Genda yize gawe noneho maramatsiko abadukurikira nabo. Ni wowe mukobwa nabonye ubwa mbere, nkikubona wanyuze umutima, kuva ubwo ndahinduka nyoberwa iyo ndi. Ubusanzwe ndikomeza ariko imbere yawe mbubusa, ubusanzwe ndikomeza ariko imbere yawe mbubusa. Niyiva imbere yawe gira ngo nkwambike impeta, n'ikimenyetso cy'uko ntazigera nkuhemukira, n'isezerano y'urukundo nkufitiye, haba mu byiza ndetse no mu bibi, haba mu byiza ndetse n'ibibi. Reka bose babibone ko natomboye, reka bose babimenye ko mfite umwamikazi. Reka buri wese abibone, reka bose babibone ko natomboye, reka bose babimenye ko mfite umwamikazi. Noneho hari ahantu umuntu yambwiye ngo akunda amata byatari yange, ndaririmba nagatera kakabira vango. Wansomeje ku mata y'inyambo z'i Rwanda, nzayahoza ku ruhimbi, wanyeretse ababyeyi nzakwereka abandi. Wansomeje ku mata y'inyambo z'i Rwanda, nzayahoza ku ruhimbi, wanyeretse ababyeyi nzakwereka abandi. Ubwo nisohoka bazayibona neza. Utumye rero nibajije ikibazo kigira giti, ese uri ingaragu urubatse? Ngubu Etienne Gitari, ngubu umugore we umugore we okay, ndi ingaragu kugeza ubu ngubu nibyo ndi ingaragu. Ureba kiri ku isoko ubu ngubu? Ntabwo mvuze gusa ndi ingaragu. Amen. Numvise wavuze ko hari n'izindi z'abandi bahanzi w'igicuranga. Ubundi nko mu bahanzi wumva bakwinspira, batumye wumva washaka kugeraho ni nk'abandi? Sabe uzi yumbajije ikibazo, yumbajije ngo umuhanzi mpita mubwira ko ari niyo Mugabo Fremo byihuse cyane. Niyo Mugabo Fremo niwe wandizaga, yarandizaga pe, yarandizaga ko afite touch, naramukunze ndamukunda, noneho indirimbo ze ndazikunda, ndamukunda nubwo nta mubona, ariko gusa ndamukunda kandi nawe wanyinspiye, numva indirimbo ze ndazikunze, bitangira nziga. Aho nko mu ndirimbo ze cyane wakunze hari? Hari indirimbo ya mbere nakunze cyane, indirimbo yitwa Munsabire.
munsabire indirimbo nkunda nakunze cyane wenda reka mbashyireho gato. Ni byiza yaba hahoraga umunezero, hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, gahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Buri gihe bandiho numva ntariho, nkagerageza kwiyumanganya. Bamwe banyita museke ugororotse, nyamara uko ndi bizwi n'umutima wanjye. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, gahora nifuza gukora ibyiza gusa ibi bikanzitira. La 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 Oh, merci. Usibye Feremo hari undi muhanzi wumva wundi bega nka nomero ya kabiri we? Okay, nimero ya kabiri ari muzehe ntatinya kuvuga ko yandeze, muzehe Sudi Mavenye Sudi. Muzehe yarandeze, kandi ndamwemera ndamukunda cyane, nawe arabizi, ni papa wanjye nanjye nka muhungu we ndamwemera cyane. Niyo mpamvu nawe nakurikiranye muzike ye, ndamukunda cyane kandi nawe ndamwemera mu bahanzi nemera. None se byanze bikunze umuntu wemera nk'akaririmbo ke watwibutsa waba? Hari indirimbo ye nkunda cyane yitwa Kantengwa, yitwa Kantengwa. Amata agira nabi, yananyije n'uwo nkunda, maze ngendana namubonye, ngamenyesha ahaganye. Dore intandaro yo kugenda, yaragiye gusura abantu, imodoka yateze agenda, niyo yamwivuganye. N'ahantu nkunda cyane, n'ahantu uvuga ngo hanateye agahinda, ngo aravuga ngo ntiwazana abavuzi inanga, bakanzenguruka iruhande, n'abamoza amarira yanjye, kwicara simbashije. Kantengura agiye shenge, dore udusigiye agahinda, tuzabona undi nkawe kuri iyi si ya rurema, kuri iyi si ya rurema. Ani Kantengwa Mavenye.
crois? Est-ce que l'amour t'a laissé tomber une autre fois? Et tu vois tout un l'hiver autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce que te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être même. Le cœur devient moins lourd quand on est un amour. mu gusozana nashakaga kukubaza ese ni nk'iki wabwira abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange? Reka mbarebe wenda babwire mu ndeba mu maso gusa ikintu mbasaba umuntu wumva nyine akunda muzike kandi y'umwimerere. Hari abantu benshi bakora muzike ariko bakorera mu buryo bwa studio gusa, ariko ikintu abantu benshi birazwi ko bakunda muzike y'umwimerere, kandi niba wumva ukunda muzike y'umwimerere nawe twagusaba gukomeza kudukurikirana.